kuzuka kwa Kristo. Ariko birababaje ko abakristo abitirirwa Kristo bataramenya icyo yaje gukora. Barokore mugaruke ku ijambo ry'Imana bakirisitu. Kuvuga ngo yarazutse utazi icyo avuga, uri murahwera, impanda nivuga ntaho uzajya. Bimaze iki kwicara mu rusengero ngo njyewe mbarizwa? Si ikibazo cyaho ubarizwa, si ikibazo cyaho wabatirijwe, si ikibazo cy'aya madini, ni ikibazo cy'ukumeranye na Kristo. Ndibuka ndashaka abari mu buhanga bw'ibyuma mumfashe, kuko Imana yambwiye ngo hari abantu igiye kuzura uyu mugoroba. Mushobora kwicara, Imana ibaho umugisha. Matayo 25. Shimira Imana kubera uyu mugoroba, kubera abakozi b'Imana bari hano. Imana ibaho umugisha mwinshi, bishops, apostles, pastors. Imana ibaho umugisha mwinshi. Natwe twese nk'abakristo aho twavuye hirya no hino mu matorero kugira ngo tuze kuvuga Kristo gusa. Imana iha umugisha Ben na Chance kuba barayobowe ku uyu mugoroba tugomba kuba dutaramye hamwe. Isi yose ubu yanyeganyeze, mwabibonye. So natwe turagace gato muri abo bateranye kugira ngo ijuru rirunguruke rivuge ngo harabazi icyo nakoze. Maze kumenya ko uyu mugoroba nzaba ndi hano, at least nafashe umwanya wo kubisengera. Ubundi kuri Pasika tuza dufite ijambo rivuga ku kuzuka, n'ibyanditswe bivuga ku kuzuka. Numvaga ari byo nzaza nzanye, ariko hashimwe umwuka wera abazi igikwiriye mu gihe. Maze umbwirire uwo muvandimwe mwahuriye hano uti utega amatwi yombi wumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe mu minota mike. Thank you. Bene data, Imana yashyize ijambo ku mutima. Ngiye gukoresha gahe gato kuko ndabizi ko turacyafite ibyinshi mu gikari, ariko ufite wari watangira kubwiriza ufite mbyiteki, uri sûr. Ubwo mvuga ngo ufite iki? Ubizi neza ngo iminota cye ugiye gukoresha n'Imana neza yakubwira ibyo ugiye kuvuga, kandi ifite abo yamaze murabo urimo. I tell you, nta muntu uri busigare kiretse uri bufunga umutima, ariko ufungure iminota. Sindi butinde hano, ngiye gukoresha n'urugero kugira ngo bize kwihuta, ariko umva nkubwiza ukuri, fungura umutima wawe. Imana yambwiye ngo ndaza kwiyereka abantu ko nazutse. Ni byiza ko tuvuga yarazutse, ariko afite icyatumye aza. Ntabwo umugabo wa 33 ans yaje just gukina imikino. Akine katemba, akine ka filime, ka movie, bamubambe yambaye ubusa. Bibiliya iravuga ngo araceceka, ararumira, barakubita atakaza ishusho, Bible twibiri banga ahantu ikavuga ngo yihanganiye umusaraba, ngo kubera ibyishimo yabonaga byamushyizwe imbere. Umva, ntiyita ku isoni zawo. Uzi ko bamubambaga, bakubitaga atareba isoni zawo, ahubwo amaso yamwereka twebwe uyu mugoroba twicaye hano. Yabonaga abashinwa baririmba urera uri mwiza mu kirimi cyabo. Mbashirireho hini yohonwe kandi mugize ngo ntacyo nzi, tuzabisubiramo ejo. Akabona abakongomani baririmba mu kirimi cyabo, nzambe aza malamu suko se. Abaswahili mu kirimi cyabo bavuga ngo Mungu yu mwema. Abanyarwanda tuvuga ngo vuga icyo ushatse mu rurimi ushatsemo. Ubu indimi zose z'isi nta
irindi jambo rihari uyu munsi barimo baravuga igikorwa cyabaye imyaka ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi. Umva, uyu mugabo yarazi icyo ariho. Umusore w'imyaka 33 yambara ubusa ku karubanda, utwana tureba, abagore bareba, bajya badukorera ifilime bagahishaho. Tipe yari myatu pi wabibonye 33 ans amanitse ameza atya, batemera ko n'akaboko basi kajyayo ngo gahishe. Ese ubundi ari buhishe imbere inyuma hejuru? Aremera isoni. Yarazi icyo ariho. Ntabwo yari filime yamuzanye. Munyemerera iminota mike. Ntabwo yaje kutwereka akantu gusa itava hano. Yarazi icyo ariho. Hari uwo yari afite muri we. Hari icyo yarebaga agomba gutsinda kitazagutsinda. Hari icyo yari afite. Bibiri iri clear. Yabaye icyaha kugira ngo twe dukiranuke. Ngo ibyo bisebe, iyo mibyimba ye ngo yarakubiswa atakaza ishusho kugira ngo twebwe dukire iki? Ambwira neza. Ngo dukire indwara. Mwabasomere. Uzi ko buri indwara zikwigizaho nkana. Hari uwazi tangiye igiciro. Mbwira nkubwira ibintu bigera kuri 14 nanditse uyu munsi. Bibiri ivuga iyo ufite byatumye aceceka. Arihangana yambara ubusara kubitwara kugeza zamuye amaboko aravuga ngo byose zamurizwe. Bigize gute? Maze unyemerere nijye muvuga butumwa, undebere uwo munyacyubahiro ukwicaye iruhande, umusunike ngo yo yararangiye. Mubwira ngo ibyo bintu bikuriza ayo madeni yararangiye, ako gahinda yararangiye. Mubwira ngo byararangiye. Mbabwira, ntabwo nzi ikintu cyambayeho, ariko ndibuka amatariki, ndibuka ijoro, ndibuka naho narindi, ndibuka neza ninda nari ntwita amezi yari ifite, ndibuka n'ahantu narindi mibu yari mirambye. Mpishurirwa icyazanye Yesu. I remember very well. Ndibuka amarira narize, umugabo aza nshaka mu gicuku 5 nakinze nashaka mbwira Imana ibi bintu nahereye muri Sunday school bambwira ni fige rero nanga kujya mu bintu ntazi. Buriya ngira gatwe n'amakode iyo kodo ntunumara gusa ngo 22 unjyana he ntaho njya. Mbwira Imana ibi bintu karaga filime Sunday school batubwira yarazute yo rozu. Uzi aho twahereye? Araza yesoro twarahogoye, twavuze ko yaje, ariko se ibyamuzanye birihe? Reka ndakira aho nje mu byo yambwiye kuvuga. Reka mbabwize ukuri, muraza kunyemerera ninsoza duhuriza mu mutima nubwo amasegonda twakira ibyamuzanye. Nyuma y'iyi tariki urabyemera, urabyizeye ko niwizera uri bubibone ko koko yazutse. God bless you. Matthieu 25, Matayo 25. Yamaye ijambo niho misengera rero. Matthieu 25 hari inkuru abakobwa 10. Mufashe harababa batarasomye Bibiliya n'abayisomye, tuyicemo vuba vuba sibyo byiza? Ndabona kuri screen. Yes. Twagiye igice cya 25 umurongo wa mbere twagiye. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagira gute? N'abakobwa bangahe?
yes 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Twihutse kabiri. Ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Ntarakomeza imibare mwanyumvise neza. Batanu bari iki? Abandi batanu bari iki? Merci beaucoup. Twagiye abapfu, mukomeze musome namwe. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, na haruzingiye kurikira neza. Bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta. Abapfu so babaye abapfu kuko bajyanye amatabaza. Barayafite amatabaza ariko bibagirwa iki? Amavuta yatakariye somewhere. Twagiye ariko abanyabwenge bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Merci. Abo ni abanyabwenge. 5. Umukwe atinze. Dore aho bipfira n'aha sasa. Ageze gute? Atinze. Bangahe? Boss. 10 boss. Barahunikira. Barasinzira. Boss. 6. Ariko ninjoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka, bose uko ari 10 barahaguruka. Baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe. Batangiye gusaba nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza. Reka nsabe abo tugiye gufatanya kubwiriza uyu mugoroba bazamuke vuba vuba. Now ndashaka gukoresha urugero rugaragara kugira ngo byihute, sinze gusobanura cyane kuko ndashaka kuza gufata akanya ko gusenga. Uyu mwami yarazutse. Icyo ufite ataguhaye uyu mugoroba wahawe n'umwanzi kirasigara mu izina rya Yesu. Yes. Nimwegere kuri aka kahano. Mugumaho. Mutandukane abapfu bibwirize. Abanyabwenge mwatinze. Ntabwo ari abapfu. It's just rata muri abanyabwenge namwe mu izina rya Yesu. Good. Satani ijya inyuma hariya. Ngirira ukwegere ngo hahiye sasa. Ariko hariya si kure. Muramfasha amatara sinzi abari muri uko mugiye kubigenza kugira ngo murebe. Mwese muratureba hano. Very good. Amatabaza. Murimo murandeba. Muyazamura. Ngaya. Dore abanyabwenge ngaba. Aba ni abaki twabisiki. Twabisabapfu. Bibiri bita virgins. 10 virgins. Amasugi 10. Bose munaza kwihangana ncemo vuba vuba kugira ngo twihute. Bose bavuze ko bose bari bafite amatabaza. Hanyuma mumfasha bari mu byanditswe mugende mukora icyanditswe cya kabiri 25:2 na 3 hanyuma tugende. Umurongo wa 3 musubireyo. Musomo wa 3 uravuga ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta. Amavuta nyarihe? Do sinzi ko mubibona ibi birimo vide. Aha harimo iki? Aha bayafite amavuta. Ariko mwatandukanye cyane. Nimwegerane bitaza kuma imbaraga nyinshi. Very good. So abari inyuma umurongo wa 3 turavuze ngo
abapfu bajyanye amatabaza yabo barayafite ntibayafite barayafite ariko hari ikintu binjiye cyatakaye nuko mutabona ibicupa bafite aba aruzuye ari harimo iki harimo vide umambabwire iyo bavuze ngo bose bari bafite amatabaza umwuka wera yambwiraga ngo iyo uvuze umukristo twese turi abakirisitu nimumfashe bavanywe bene data aha hari idini ubonye iyo avuga aba bakobwa 10 wumva avuga ngo aba nize kuvuga amazina y'amadini idini runaka n'idini runaka ni hariya idini runaka riraha dusoma mwigeze mwumva ngo umukwe aje abanza kubwira ngo abizeye Yesu mu idini runaka mugire gutya hari byo mwumvise ugiye kumenya ibyo ari byo twese dufite itabaza rivuga ngo Yesu ndamuzi ndumukirisitu navutse ndumukirisitu kirisitu yabaye kirisitu turafite amatabaza ikidutandukanya ubwo ndimo ndihuta kubera umwanya igituma dutandukana igitandukanya abantu 10 bose bambaye bimwe kuko bose ni virgins kuko Yesu yabivuze bose bafite amatabaza kandi ari maraka sibyo ariko ikidutandukanya kimbwire nawe n'amavuta twarangayeho kandi amavuta niyo dusuka muki mu matabaza kugira ngo agume yace hasi bavuze ngo umukwe atinze umukwe agize gute uko gutinda niko gutuma n'utuvuta wari ufite tugira gute numenya aho twagiye now batandukana guterera ba umva uko muraza kwegera imbere gato umva ukuntu batandukanye umva ukuntu bigenda hano inyuma hari ibintu mutarimo murareba ndaza kubasaba niba mugenda gute muce bugufi aba baboneke good mwebwe ngo mwaguma muhagaze mwamubonye uyu sinzi ko bamureba egera hano zamuka areba kure ntabwo bakureba amatara mwiranje tuba turebe hano na icyo batazi mu gihe batakaza amavuta yabo nubwo yararimo there is a spirit behind hari umwuka batabona ugenda wongorera ugenda uvuga ugenda ubwira uri atari ko suribuka gahinda ka uribuka kuri imfubyi uribuka ko nyogosenge yaguciye umutwe uribuka ko yafashe inzara akazivanga n'umusatsi n'amenyo y'imbeba amavuta akaba ngo pi aragiye mu kanya kabaraje kuri uya kongorera ariko reka mbibutse ngo kuko ari virgins n'umwuka wera bahari umva rero na hano nubwo bafite amatabaza ntabwo babaretse mwabonye arimo arakubita ariko banze kunyeganyega muramureba inyuma arimo arakoraho satani yoga bamwegejeyo aba banze kunyeganyega bararebayo gato bakagaruka bakongera bagahagarara do arimo arababwira agahinda niwibuka ko ese ntabwo uzi ko ese ubundi ntabwo ureba ko bakuroze ese ubundi ntabwo iyo do wabonye yanze kureba ngirira ukwegereye ngo biriya ni buri joro ni buri manywa biguhoraho aza mu bitekerezo aza kwibutsa ibintu aza aca muri ibi agaca muri buriya abangaba dore ahantu amatabaza ari mu gatuza n'amavuta bacaki ntibibuza ko bakomeza kumva the same voices amajwi namwe ariko itandukanirizo ririhe
twese duterwa ibitugeraho ni kuki bamwe batakaza amavuta abandi bakayafata. Ndashaka abari mu buhanga bw'ibyuma mumfashe, kuko Imana yambwiye ngo hari abantu igiye kuzura uyu mugoroba. Reka nkwereke Yohana wa mbere ibice 5 please, umurongo wa 16 mudufashe. Mu Kinyarwanda haravuga ngo tuzi ko turabi Imana ariko abisi, Bibiri vuze bose. Aha musome niho no. Abisi bose bari mu mubi. Isi yose iri mu mubi. Umva mu Gifaransa, mushakira Icyongereza n'Ikizuru cyose. Nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais tout le monde est plongé dans le mal. Tout le monde, isi yose, abantu bose mubona isi ngwitwikiriwe n'umubi. Amababa yagire gutya. Isi twiki ni Bibiliya. Le monde entier, isi yose ngwitwikiriwe n'ikibi n'umubi. Nukuvuga ngo ariko se nta bundi busobanuro. Umva ikindi. Nous savons que nous sommes de Dieu et tout le monde entier est plongé dans le méchant. And we know that we are of God, and the whole world, ici, yose, life in wickedness, in the evil one. Isi yose ngo irambaraweho n'umubi. Ibintu byinshi ubona mu buzima bwawe, ubona bikubaho, ukabona urarize, ukabona iki cyaje, ejo kiriya kikaza, ntabwo ari byiza kutamenya ko hari umwuka ububiri. Kuko Bibiliya ivuga ngo ubwoko bwanjye burarimbuka kubera kutamenya. Icyo utazi kiraguhemukira, ariko icyo wamenye kiragusova. Isi irita umva. Nyakabwana Satani yahangaye Yesu avuye mu masengesho y'iminsi 40. Umva, client wa mbere waje ni Satani. Ureba ukuntu ashiruka ubwoba yoka araza aramubwira ati tipe we urashonje umaze iminsi 40 uvugana na so kandi turaziranye ntaraza ku isi. Ariko se atangira kumugerageza wahinduye ririya wese. Mukanya undebera ukuntu zashizeho. Aramubwira ati se ubundi wazamutse hariya ugasimbuka yatangiye kumugerageresha ibintu ubona biri abnormal. Afite ibyiringiro ko n'amasengesho Yesu avuyemo buriya birashoboka ko amwumvira. Niba yagerageza Yesu, wowe urinde. Turavuga kuzuka kwa Kristo, ariko birababaje ko abakristo abitirirwa Kristo bataramenya icyo yaje gukora. Icya kabiri, batagendana nawe nk'uko abishaka n'uko abivuga mu ijambo rye. Icya gatatu, batsikamiwe n'umubi kandi yaramunesheje ku musaraba. Ndasenze uyu mugoroba ngumve mu gutsikamirwa n'umubi mu izina rya Yesu. Mu masegonda make ikikwicariye kitagombaga kukwicarira kirabimenya neza ko yakumeneye amaraso, kirakurekura mu izina. Urugero rumwe twagiye, umubi nguyu aracyarimo aravuga, uyu do yamaze gufata ku mutwe, agahinda kamwishe, dore depression ngiyi, arararira, abyuka arira, dore itabaza yamaze kurizimya, yamaze kurishyira hasi, amavuta ntazi naho icupa riri. Dore uyu nguyu
afashe mu mutwe urugo rwaraye rusenyutse, umugabo yaragiye yamutwariye abana nibiva mu mutwe, ariko arambaye n'umukirisitu ni virgin, itabaza ngiririya yarisize kera, dore amavuta dore uwe baranamukubisa aryamye hasi. Uyu we byagenze gute? Ikintu cyose agerageje gukora ntigicamo. Akora business yarize, sinzi abamutereta bose batera amavi bakavamo, buri gihe bagarukira ku ivi. Umva uyu bihora biri bucemo bikagenda, bihora biri bucemo, warangiza nubwo wambaye umweru witirirwa Kristo ukagira ngo nibisanzwe. Ntabwo bisanzwe, ntabwo bisanzwe. The whole world, isi yose yatsikamiwe n'umubi, ariko hashimwe umwami w'abami. Wazamuye ikiganza cy'iburyo ukavuga ngo ushimye ko waje kuncungura umubi. Dore rero ikibabaje nuko umva uyu avugisha igitutu, atwaza igitutu. Holy Spirit, Bibiliya ivuga ngo avugisha ijwi rituje. Impamvu abangaba amatabaza baharana nuko iyo wamaze kwakira ibyuyu, ijwi ry'uyu uryumvira kure. Aho bitandukaniye, aho bitandukaniye n'iki? Uyu arimo aravuga ariko aravugira kure, dore uri hafi. Ijwi yumva rya mbere ni irihe? Ni ry'umwuka wera, ariko ntibikuraho ko umva arakubita amababa, ariko ijwi bumva rya mbere rinesheje n'iri. Aho itandukaniye hano murebe, ararangiye nawe uretse gato kubarangiza bose. Bitandukanira hano nuko ijwi rya mbere barimo barumva rifite imbaraga n'iri, ariko na Holy Spirit ntabwo yacecetse, ariko baramwumvira he? Kure. Umva mbabwira akantu ka nyuma, hanyuma urasohoka muri ubwo buroko mu izina rya Yesu. Akanyuma nakahe? Habiki kugira ngo bimere gutya. Mwabonye ko bitandukanye? Habaye iki? Biba byagenze gute ngo twese tuvuge Kristo, ariko bamwe babe bari kandamijwe, amatabaza yashizemo tuvuta yaranazimye? Sibwo buzima tubamo. Habaye iki? Nikubwire, habiki kugira ngo bimere gutya. Satani nubwo yakomeza akarwana, ariko ari kurejya kure. Holy Spirit ari ryo jwi wumva ryihuse. Habiki kugira ngo bamwe ijwi rya mbere ribi bumva riri, hanyuma riri kure. Habaye iki? Umva icyabaye. Umwuka wawe ubu bakwaje ngo Julienne areshya ate, wabivuga uko biyumva bitewe n'ukuri murandeba. Sindi muremure cyane, sindi mugufi cyane, ndaha. Julienne ameze ate? Wansobanura. Ntabyibushye cyane, ariko ntanananutse cyane, si inzobe cyane, kandi si gikara cyane. Nuko wansobanura. Impamvu uvuga ibyo nuko ari byo uri murarebesha amaso, ariko the real me, Julienne Bibiliya ivuga ntabwo ari uyu. Iki ni ikintu nambaye, nkuko bafata isabuni bakayishyira mu ikarito. Iki ni ikintu gisobanura Julienne w'umubiri, ariko Julienne nyawe Bibiliya ivuga ni umwuka. Wowe nyawe uri umwuka, ariko utuye
mu mubiri umva ngo usobanurira akana iminota yangira ashize. Iyo umuntu apfuye nibwo babivuga neza, barabitandukanya, bahita batandukanya neza, bavuga ngo Julienne yitabye, ariko umubiri we barawujyana, barabitandukanyije, kandi niko kuri. Mu by'ukuri uko niko kuri. We Julienne we yitabye, ni ukuvuga ngo Julienne rero ni iki? Umwuka mutareba. Niyo mpamvu nujya gusobanura umuntu ujye witonda. Umva, uzajye witonda, ntabwo umuntu umuzi wangu. Kandi nujya gusobanura umuntu ntugashyiraho akadomo, kuko umuremyi we ataramute. Ntuzigere ushyiraho akadomo, jya uvuga ngo Maria Rosa ndamuzi, virgule, yahuye n'ibi, virgule, apfusha imfura ye, virgule, umugabo aramuta. Wishyiraho akadomo kuko ibye bizwi n'uwamuremye. Tuvuga abaririmbyi bacu uyu munsi, Ben na Chance. Uyu munsi indirimbo baririmba sama virgule bagiye babona se. Uwibeshya akabasobanura nabaye marene wabo. At least I know hejuru kuva bashakanye nzi byinshi bishobora kuba bitazwi n'abantu. Now there we go. Imyaka bamaze nta mwana irazwi ntizwi, irazwi. Wibaza ngo ntabari barashyizeho akadomo? Ese bagashyiragaho barabaremye? Niyo mpamvu bagarukana indirimbo, kubera ko n'Imana ya virgule, 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 hehe. Mbwirira ukwegereye ngo nyuma y'uyu mugoroba virgule irajyaho, hanyuma ubuzima bukomeza. Leta kayaba. Ndibuka bapfusha umwana wabo w'imfura. Nari mu nzira ndimo ndajya ku airport, mfite urugendo. Telefone ndayitaba, napfuye kumva ijwi rye, menya ko kabaye. Ndakata, kuko urugendo ntabwo ruruta ibyo barimo bagiye gucamo. Ngaruka niruka, varize barazitwara mu rugo, mpita ngenda straight. Ariko nasenganye umubabaro mvuga ngo what is this? Kubera ko ndi umuntu amaso yanjye yabonaga kugezaho. Ndibuka tubafashe bashyira imfura yabo. Iriya image ntabwo imvamo. Vuga ngo ariko hari virgule. Barongera bacishamo imyaka, naburaga n'amagambo yo kubatera inkunga, nta mwana. Ayiwe, ariko harimo iki? Ikintu mbakundira kandi mpora mbabwira ntabwo mukizi. Narababwiye ngo buri uko nabonaga bahimbaza kuriya nyine, ariko bataha amarira akagira ati akamanuka. Umva nkubwire, Ben na Chance mbashyira muri iyi kategori y'abanyabwenge. Umva impamvu nuko iyo umuntu aca mu bikomeye niho umenyera level ya spiritual. Ni naho umenyera udomina uwari we. Ijwi ritegetse ni irihe? Aya, ijwi ritegetse ni irihe? Nyuma y'imyaka imfura iraza, hari ibindi ntashobora kuvugira hano. Ntabwo baririmba ibyo batabonye. Buriya ziriya ndirimbo ni ubuhamya bwabo. Nanze kubyivugira, bazabyivugira. Ye mama, buri Imana nikora nubwo utazi kuririmba, nubwo waba uri igikona yo irabyumva. Jya uvanga ijwi rivangura uti urakoze man, arabyumva. Ariko rishiremo kutaririmbira abantu se, impamvu babikora kuriya bakabisohora bahawe iyo mpano. Jya usohora iryo jwi, wikingirane. Iki urakikoze na kiriya uzagikora.
irabyumva ntibyumva, irabibona ntibibona. Hari umudamu umwe w'inshuti yanjye yaramaze imyaka 3 n'igice narabaze neza. Umugabo yaramurebye mu maso aramubwira ngo sweetheart, rwashizemo. Hari abagabo buriya b'imfura bavugisha ukuri. Aramubwira ati sindi bukubeshye umbure. Gutaha ntaha par chance. Mu by'ukuri mbabarira rero, singiye guca hirya, dutandukane. Ndabizi ugiye kubabara, ariko ntabwo turi bubabare twembi. Niba usenga cyane nanjye ndasenga, Imana izabikemu. Ntabwo izi ncyambaye, ariko hano do yepyu. Bene da, nyuma y'amezi make ababonye sweetheart wundi wa mugabo. Ubukwe ngo pi. Ariko hari abagore b'intwari wowe, madame aragenda agura gift. Ashaka hari abantu bagira imbaraga. Vuga ngo biterwa naho uri, biterwa n'ijwi wumva, n'isezerano riguha, n'icyo ririmo rirakubwira. Beneda yaguze gift, abwira abana bati musururu moja, tujye guha gift papa. Uzi ko abantu bamubonye mu bukwe bagafata gutya, kuko barazi story. Reba rero we kubera kubyara abana bane. Reba, okay, kandekira. Reba mu gatuza ni mama wararaye, amadodane ni mamaye. Reba kana bamaze gushaka minyantu, umwana yarinje ndavuga ni uyu ni baby koko. Reba rero mama wabana pukutu. Ariko yarafite isezerano, hari ijwi yari marumva rimubwira ngo bizongera biveyo. Beneda hari abantu bumva ijwi ry'Imana, bayoborwa n'umwuka w'Imana. Uriya mugore yankuyeho, uzi ko yavuze ngo ibyo ndimo ndumva birasa n'ibidashoboka, ariko sinzigera mubwira nabi, sinzigera habe namwe. Akamwohereza message ati urumva ufite imbaraga zivugana n'abana wabyaye, ati mpereza baby wanjye. Bakavugana, hane munirarangira barataha. Umwaka vuga ngo shiraho virigire. Bamwe bari bashyizeho utudomo. Umva icyabaye nihute ndangize. Uzi icyabaye? Nutavuga ngo tubwire simvuga. Umva icyabaye. Rimwe umugabo avuye mu kazi ajya gusura, no sugusura, hari umugabo bakoranaga barimo barakora ngo projet. Sinzi yariyo. Ariko ni umunyamahanga. Ajiwe hari ibintu batari bashoje. Ageziwe amusanga kuri machine, ariko yashyizemo ijambo ry'Imana. Uyaraza kandi urumva n'umuntu mu nzu y'Imana, araza amusanga kuri machine ataha ugezehe ijambo ry'Imana riri hariya. Somehow umurimbyi yaravuze ngo sinzi uko ubigenza, sinzi nuko ubikora, icyo nzi nuko iyo bigira gute. Beneda uyu mugabo yahoraga yumva ijambo ry'Imana, ariko Imana yavuze ngo somehow rya jambo rimukoraho. Abwira umugabo ati uyu ninde urimo urabwiriza? Ati ni kanaka. Ati wampa iminota mike nkabanza kumva ibyo bintu baravuga. Beneda yumva ijambo, amarira atangira kugira gute? Kumeneka. Yema ava ku bintu by'amakapozi no kurera abana. Arangije yumva ngo umutima urake, yumva ntazi ukuntu bigenze. Arambwira ati buretse gato, nihuse inkuru. Yaratashye amara iminsi 2 abikimeze nabi. Umugore mushyashya akamubwira be wabaye iki be? Undi ati be ntabwo meze neza be. Umva rero umunsi wa gatatu ananirwa kwihangana ngo agire yerekwa, ntagiye gusobanura rirerire. Uzi cyabaye? Yicaje be mushyashya aramubwira ati sinzi kirimo kirambaho,
ariko umugore wanjye n'umwe. Aramubwira ngo ndabizi ko nawe ngiye kukwicisha akavuyo kanje, ariko Imana ishimwe ko tutarabyara. You know what? I belong to Beneda. Yabwiye be mushyashya ataranavugana na mumuhaye irihe zina? Be mukuru ataravugana nawe ngo bima asiguye arimo ararira cyane, arira yatsi imodoka atabajije, arahamagara ati mama kanaka urihe? Ati ndi mu rugo ufite umushyitsi uje dufatanye gusenga, uransha kugiza ikibazo? Umvi neza sha. Aramubwira ngo ndagushaka byihutirwa. Ati okay ngwino mu rugo. Aza yiruka, undi ajya kumusanganira ku marembo. Ni neza. Aramubwira ngo ubaye iki? Umugabo aramubaza kugize impungenge, se uracyankunda? Aramubwira ngo ni wowe wankuye iwacu, nta cyakubaho kibi kinezeza. Mbwira ubaye iki? Hari amafaranga ushaka nguhe? Ubaye iki ko mbona warize? Aramubwira ngo wowe ni wowe mugore wanjye. Umugore ati ati rero wisenye urugo uracyari mushya. Aramubwira ati winyigisha, sinzi aho bizaca, sinzi uko bizagenda, ibyo nishe narabyishe, nakwambuye impeta, narakubabaje baba, ari kuva nkubwire I'm back. Singiye kubwira story, byamaze iminsi bimara ibihe n'ibihe. Ubu tuvugana ari kwa be mukuru n'abana be. Be mukuru, she's a prayer warrior, n'umusenzi. Byatumye arinda iki? Muvuge cyane se. Byamurindiye itabaza. Umva, no mu bibazo uriya ararwana, ariko ijwi yakomeje guha umwanya nirihe? N'iry'umwuka w'Imana. Hano ajya arwana do ukikorera amaboko, icyamukareka kumvira ikomeye ukumva ririye. Nsobanure rero, habiki bimere gutya ntibimere kuriya. Bisobanure, icyo ugaburira nicyo gikura. Simple. Icyo wagaburiye nicyo gikura. Umva, umubiri urya gatatu ku munsi. Niyo usimbutse 1000 urakudema. Singiye kukwigisha umubiri ukurya. Buriya muri wa muntu ujya gusanga Imana umubiri wagiye rusororo, umva ikiba cyabaye, nawe ararya. Iyo utamugaburira arahwera, iyo atanywa arahwera. Umva nkukurireyo, ntabwo arya ku cyumweru gusa. Nta nubwo agomba kurya gatatu nk'umubiri, we arya buri mwanya. Umva rero nkubwira akanyuma, nubwo utamugaburira wahora arya. Ntabwo mukumvise. Nubwo utamugaburira, nubwo warangara, no kurangara ubwabyo nuko umugaburira. N'igihe utazi ibyo urimo urakora arimo ararya. Rero guhwera mu mwuka biragatsindwa. Arya iki? Umubiri urya ibishyimbo n'ibirayi, sindi bubikubwirize. Imbere hariya barya ijambo ry'Imana. Iminota yanjye yashize, reka mwikoma amashyi mutanwarira iminota. Imbere barya ijambo. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagucumura. Umva, ijambo ry'Imana nicyo gitabo mwavuyeho pi.
niyo mpamvu hwera. Yesu yaravuze ngo ni jyewe mutsima, undya wese niwe jambo. Barokore mugaruke ku ijambo ry'Imana bakirisitu. Kuvuga ngo yarazutse utazi icyo avuga, uri murahwera. Impanda nivuga ntaho uzajya, ntabwo uzakizwa. Umva, impanda yaravuze ngo bose bariruka, bageze imbere ye basanga nta mavuta, ngo basubirayo kuyashaka, bagarutse basanga yakinze. Bimaze iki kwicara mu rusengero ngo jyewe mbarizwa? Si ikibazo cy'aho ubarizwa, si ikibazo cy'aho wabatirijwe, si ikibazo cy'aya madini, ni ikibazo cy'uko umeranye na Kristo. Urya iki imbere? Uriya uzagenda arya iki, anywa iki, umuha iki? Iyo ubyutse abanza iki? Reka nguhe akagero. Uzi ko iyo ukibyuka ngo jye narabipimye kera, ugakubitamo umuziki, uzi ko umuziki ukubisemo ari uguha mudu wirirwamo? Yego oya? Uzashyiremo uruwera gitare, uzi ko ugenda wumva umunsi wose unaseka uruwera gitare, kuko spirit yawe irariye. Ngaho shyiramo se bya bindi. Umukobwa ni ibubu. Umva, mumbabarire mwihangane, sorry, vuze indirimbo y'abantu. Umva, si yo gusa, hari n'ibindi bintu wumva nabyo byagera mu mwuka wawe ugapfa. Erega sinzabaho ndabizi, sigaje igihe gito nkihwerera. Amarira niyo biryo byanjye, agahinda niwo musego wanje. Uzi ko no mu kazi ujya kuri laptop wakubitaho agahinda niko ntumenya ahantu spirit yawe yavira igira agahinda. Sunikira ukwegereye ngo buryo uhora urya. Inshuti mwirirwana zirakugaburira. Buri ukozwe n'abantu mwirirwana. Ibintu byinshi wisanzemo buriya wabitewe nabo mugendana. Bibiliya bivuga mu Bakorinto, iravuga ngo ngo ugendana n'abapfu ngo ese umucyo n'umwijima bihuriye. Uzi kujye jewe se naringe kubaho ubuhamya, ugendana n'umuntu ni jewe ingendo yigeze guhinduka kubera umuntu tugendana. Narakizwa yarahindutse neza. Umva, ndabyibuka narahengamye, papa wanjye arambaza ngo mwana wabaye iki ko ibitugu byagiye hasi? Ndamubwira ni mzee. Sinamenye igihe byagendeye. Uzumva amaterme menshi ukoresha nukubera abantu mwirirwana. Ubu uri murarya ibyaha byinshi wisanzemo, watangiye ari agakino, bihinduka bibaye bondage, birakuboha. Ubu ni addiction. Yesu nkorera yambwiye ngo mbwirira ubwoko bwanjye ngo nibanyemerera uyu mugoroba, mwemerere nyuma y'uyu munsi araguha ubuzima bushya. Mwemerere, yaje kugira ngo agukize ubwo buretwa na ririya jwi ryagutsikamiye. Uyu munsi imibare baduha y'abantu bari muri depression, abo nabivuje gusa. Ni last year narebye imibare ya depression numva ndarize. Abatazwi nibo benshi, ariko duhora mu nzu y'Imana hari ugutsikamirwa. Reka ndekera